Piyoniya aho uri hose ndagusuhuje, amahoro y'Imana abane nawe. Aha nje kugira ngo mbwire abantu bibagirwa pasiwadi. Muvandimwe, iyi pasiwadi ujye umenya yuko ari nk'urufunguzo ukwiye kukwinjiza mu nzu yawe. Tekereza nimba wafunze warangiza urufunguzo ukaruta, urumva uzinjira mu nzu gute? Ni ikibazo. Ariko humura, igisubizo kirahari, cyabonetse, ntugire ubwoba. Kurikira niba uri mushyashya ukande subscribe, kandi no kunzogera kugira ngo igihe cyose ujye ubona notification. Nawe wakoze subscribe, kora like, share and comment kugira ngo ukomeze utere inkunga iyi channel yacu. Reka dufungure browser yacu maze mbereke uburyo nawe wakongera ukiha password igihe wayibuze cyangwa wayibagiwe. Afungura ino Pi network yawe, ayifungura, nurangiza utegereze loading. Ukifungura uraza hano, ahangaha kuri utu turongo dutatu utungutu udufungureho, uze udukandeho udufunguke. Umanuke hano hasi ahangaha kuri profile yawe, iyi profile uze hano kuri profile ahangaha profile uyifungure. Uyifungure. Nurangiza kuyifungura uramanuka hano hasi, hasi urazamura hano hasi handitse password. Ndizera ko muri kuhabona hano kuri password ahangaha. Hanyuma ukande hano kuri update kugira ngo wongere updating password yawe. Turagenda tuhafungure kuri update. Nurangiza uraza hano wuzuzemo, my friend, wuzuzemo nimero wakoresheje ufungura Pi network yawe. Wuzuzemo iyi nimero wakoresheje wuzuza Pi network yawe. Uraza hano ubanze ushyiremo igihugu cyawe, urahitamo igihugu cyawe ahangaha. Uraza ufungure uze uhitemo igihugu cyawe. Turaza twandikemo Rwanda. Urareba ko ihitiza. Dore ngiyi hano Rwanda yaje. Rwanda dore nguru hano, nguru. Nurangiza urukoreho tujyemo hariya. Uze uhita ushyiramo nimero yawe. Dore ngiyi hano phone number itangizwa na kode z'igihugu. Wowe urashyiramo nimero wakoresheje ufungura. Mu buryo bwo kurinda security ya konti yanjye, yewe ntago ndi bushyiremo, ariko wowe uraza ushyiremo namba yawe hano, wandikemo nimero ya telefone wakoresheje ufungura Pi network yawe. Niba waribagiwe nimero, ndakubwiza ukuri rwose ntago biri bukunde kugira ngo uhindure password. Hanyuma njyewe ndakomeza ntacyo, n'ubundi ndahita mpindura password, ntago wabishobora uranyiba. Uraza ushyiremo nimero zanjye hano nakoresheje. Urugero reka mbereke, shyiremo nimero zitari zo. 078 90 13 nishyiramo iyi nimero kwa ko atariyo nafunguriyeho Pi network yanjye, ntago bikunda. Ndakanda hano start. Urareba ko bambwiye error. This not the phone number registered on your account. Go back. Nisubira inyuma. Ntago byakunda igihe washyizemo nimero utafunguriyeho. My friend, ubu nibwo buryo wakoresha updatinga password. Hano rero igihe
washyizemo nimero wakoresheje ufungura igihe washyizemo nimero wakoresheje ufungura P-network yawe. Yes, iyo washyizemo nimero wakoresheje ufungura P-network yawe, urasabwa kugira gute? Urasabwa gukomeza ugakurikiza amabwiriza baguhereje. Reka dukomeze. Turashyiramo, turaza hano duhitemo u Rwanda kuko niba wowe uri mu Rwanda, nimba uri mu Burundi urashyiramo Burundi, nimba uri muri Tanzania ushyiramo Tanzania, biraterwa n'igihugu utuyemo ndetse wafungurijemo. Turashyiramo u Rwanda kuko twebwe nibwo twafungurijemo. Okay, twagiye, reka twandike u Rwanda turushyiremo, dushyiremo phone number, dukomeze. Hanyuma nugera hano ura openinga message. Yes, uze wongere opening. Hanyuma nugera hano baraguha message. Urareba iyi mibare baguhaye. Imibare baguhaye urayohereza nk'uhereza message. Kako gihe nta mafaranga afiteho ntago biri bukunde. Ariko wowe niba ufiteho message irahita igenda. Nurangiza usubire inyuma. Nusubira inyuma urasanga baguhaye ahantu ho kuzuza message. Nugera aha ngaha urasanga bahise baguha urubuga rwo guhindura password yawe. Yes, nibaguha urubuga rwo guhindura password yawe urakurikiza amabwiriza birahita birangira nta kibazo. My friend, ngubu uburyo rero wakoresha igihe ugiye guhindura password. Nubona iyi message cyangwa ubu butumwa hari icyo bugufashije cyangwa icyo buhinduye ku bibazo wari ufite, ukande subscribe kandi no kunzogera. Binagushobokeye wakanda like, ugasharinga bagenzi bawe kugira ngo igihe cyose ujye ubona notification igihe dushyizeho ikindi kiganiro. Sawa, naho ubutaha reka video tuyigire ngufiya, tuzahura turimo turebera hamwe izindi update zaba ziriho. Murakoze.